reka nkubwire ngo hari inzira nyinshi banyuzemo zikomeye, ariko nkubwire ngo Imana yari ibizi. Hari ikindi cyerekezo Imana iguhaye, hari ikindi cyerekezo Imana ihinduye, hari ikindi cyerekezo Imana ikoze. Imana igukijije icyo bita umubabaro. Imana igiye gukora ibintu bikomeye. Uko Imana yakuye Dawidi mu ishyamba, niko nawe ugiye kuva ahantu uri. Turabashuje amahoro y'Imana bane namwe. Ni Profete Birestaye, nitwa Mazimaka Jean Pomuseni, ariko uzwi kuri Profete Birestaye. Nagira ngo tubanze dusenga Imana mbere yuko dukomezana ijambo ry'Imana. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe nitabaza ari muri kiribirengere kamurika nacu z'umwijima. Tugufite ntago twifuza undi murengezi. Umugisha muri iki kiganiro bagiye kucyumva giteze amatwi wese agubwe neza kandi abohoke abone umugisha uvuye kuwiteka. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Nubundi rero nagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 16 murongo waho wa mbere niho duhereye. Dusome mu izina rya Yesu. Hanyuma Samweli abwira Sawuli ati, Uwiteka yantumye kukwimikisha amavuta ngo umwami wa Isiraheli, nuko rero ube wumvira Uwiteka mu byo avuga. Murongo wa 2, Uwiteka nyiringabo avuze ngo, nibutse ibyo Abameleki bagiriye Abisiraheli ubwo babatangiraga mu nzira bava muri Egiputa. 3, none genda urwanye Abameleki ubarimburane rwose n'ibyo bafite byose, ntuzabababarire, ahubwo uzice abagabo n'abagore n'abana b'impinja, inka n'intama, ingamiya n'indogobe. Imana itugirire neza. Reka duhindure dusome muri 16 ku murongo waho wa 6. Muri 16 n'ubundi muri iki gitabo ku murongo waho wa 6 haravuze ngo, nuko basohoye aho yitegereza Eliyabu aribwira ati, nukuri Uwiteka yimikisha amavuta nguye imbere ye. 7 haravuze ngo, ariko Uwiteka abwira Samweli ati, nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire namugaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Amen. Nshuti bavandimwe, nagira ngo tuganire kuri iri jambo ry'Imana. Nahaye intego ivuga ngo umugambi w'Imana ntabwo uyoba ku muntu. Ni igihe Abisiraheli bari bamerewe nabi. Iyo ushaka kumvira ijambo neza usoma Itangiriro 15:13. Hari amagambo akomeye cyane Imana yavuze igihe yabwiraga Aburahamu kurinda igitambo, Aburahamu agasinzira, inkongoro zikakirya. Hanyuma rero niho havuye amagambo dusomye. Imana iramubwira ngo, kubw'ikosa ribayeho urubyaro rwawe ruzaba basuhuke mu gihugu cy'amahanga, Farawo azabakoresha uburetwa kandi azabatuga. Imana irababwira ngo bazamara imyaka 400. Rero ibintu Imana ivuze ibihagararaho, n'Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Hanyuma uyu mwanya ndagira ngo tuganire kuri iri jambo. Abisiraheli Imana ikimara kuvuga gutya yavuze ngo izabakuzayo amaboko akomeye, ariko bazamara imyaka 400. Bibiri igaragaza hano bageze mu Egiputa ngo bakoreshejwe uburetwa kugeza mu rwego abagore babumba amatafari bakoresheje amashereka yabo, kugeza mu rwego Imana ngo iza kwibuka isezerano, ngo abasaza bari barimo b'Abisiraheli barapfukamye barasenga ngo Imana yibuka isezerano yagiranye na basekuruza wabo. Hanyuma ndagushimira iyi Mana dusenga, ni Imana yibuka isezerano, ni Imana ikurikira ijambo ivuze, ni Imana ibiherekeza. Abisiraheli ngo baze gusenga, Imana yibuka isezerano. Bibiliya yavuga ngo Imana yibuka isezerano, imanuka ibwira Mose, iramubwira ngo, yewe Mose, numvise gutaka kw'Abisiraheli, numvise gutaka kw'Abisiraheli, numvise gusenga kwabo, none genda ujye kuzana ubwoko bwanjye mu Egiputa. Aribwo Mose yajyaga impaka yanga kujyayo, ariko Imana ikoresha uburyo bwose muri ibimenyetso by'uko ari Imana imutumye. Rero muri uru rugendo turimo, iyo iri kumwe n'Imana ikwereka ibimenyetso, iyo igutumye iguha ibimenyetso. Ndashimira Imana ko igitanga ibihamya by'uko ariyo igutumye. Abisiraheli Imana yahaye ibimenyetso Mose, aragenda ageze muri Egiputa.
avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo abwira Farawo, aramubwira ngo Uwiteka aravuze ngo rekura ubwoko bwe bujye mu gihugu cy'isezerano. Hanyuma abaza Mose ngo Uwiteka ninde, Uwiteka ninde, Uwiteka ninde. Yamubajije gatatu, aramubaza ngo Uwiteka ninde, Imana ninde. Arinangira yanga gukora iby'Imana imutegetse. Hanyuma ngo akimara kumva Imana ibatumyeho, Farawo ngo yahise agenda yongera uburetwa. Abambubaga amatafari 100 bategekwa kubumba 200, abumbaga 200 tegeka kubumba 300. Muri uru rugendo ndashaka kubwira ngo iyi Imana igiye kuza uburetwa buriyongera. Wihanganira ibyo urimo, wihanganira urugendo ukora, wihanganira imbaraga zikurwanya. Iyi Imana igiye kuza, iyo ubutabazi bugiye kuboneka, uburetwa buriyongera. Farawo ngo yongera uburetwa, Farawo yongera imbaraga zikomeye ngo akaza umurego. Abisirayeli barakomeza ngo barakoreshwa uburetwa kugeza mu rwego Imana ngo yabakujeyo amaboko akomeye. Ndashimira Imana ko abantu bose bari mu buretwa, Imana ijye bakuzayo amaboko akomeye, ikabazana igasoza umugambi wayo ku buzima bwabo. Imana ishimwe cyane, kandi Imana dusenga ihimbazwe. Baraje bageze mu butayu ngo bahasanga ubwoko bwitwa Abameleki. Abameleki n'ubwoko bubi cyane, bwitambika mu mugambi w'Imana, bwitambika mu masezerano, bwitambika mu cy'Imana yavuze. Ngo batangira kubitambika, ngo bajya kwambuka ngo bajye Kanani, Abisirayeli bakabitambika. Ariho Imana yahise babara, ibwira Mose, iramubwira ngo fata ikaramu wandike iyi tariki, uyinyandikire mu gitabo, yuko giye Uwiteka nzakuraho rwose kwibuka kwa Abameleki bakibagirana mu bo munsi y'ijuru bose. Iryo jambo riri mu Kuva 14, 17, 14 niho riri. Imana ibwira Mose ngo andika ibi mu gitabo, wandika ko giye Uwiteka nzakuraho rwose kwibuka kwa Abameleki bakibagirana mu bo munsi y'ijuru bose. Iki gihe cyari gikomereye Abisirayeli, kuko ngo bageze mu rwego Abameleki batangira kubica, batangira kubamerera nabi. Imana irababara, ariko kubwira Mose ngo nabyandike. Yarabyanditse, impapuro barazibika, zijya muri turuware barazibika. Hanyuraho ingoma nyinshi, ba Debora baratambuka, ba Solomo bose baratambuka, Abafilisitiya n'Abameleki bose bakidegembya. Hari ibintu byinshi Imana yakubwiye, ariko ukabona igihe kirimo kigenda, kandi utarenjera muri icyo gihe. Hari ibigeragezo ufite, hari intambara uri kurwana, hari urugamba urimo. Ariko reka nkubwire ngo icyo Imana yanditse ku buzima bwawe nta muntu uzagikuraho, nta uzagihindura, nta muntu uzagikuraho. Icyo Imana yavuze nta muntu uzagihindura. Ijambo Imana ivuze irarikurikirana ibihe n'ibihe. Mose ngo yaje kugera mu gihe amaze kunanirwa, kuko Bibiliya iravuga ngo bazamuraga amaboko ye, Abisirayeli bagatsinda, bayamanura, Abisirayeli bagatsindwa. Ngo baje kugera igihe Mose arananirwa, bari mu butayu, ngo bazamura amaboko ye, barananirwa. Ngo bamaze kunanirwa, biravuga ngo bamutega ibuye. Iyo Bibiliya ivuze ibuye, ibivuze Kristo, ibivuze ubuzima bwiza, ibivuze Imana. Bamusigiye Imana, bamusigira Imana, bamusigira Kristo, ngo bamutega ibuye barigendera. Bamaze kugenda, ndashimira Imana yuko iyo abantu turi kumwe bose bagiye, Imana itagiduta, Imana ntabwo igidutererana. Ni Imana ishobora byose mu buzima tubamo. Reka mbwira abantu ngo iyo umuntu afite ikigeragezo akigira wenyine, iyo umuntu afite ibibazo abigira wenyine, iyo umuntu asebye aseba wenyine, nta wundi basebana. Iyo umuntu agize ikigeragezo akigira wenyine, nta wundi bakigirana. Uyu munsi unambe ku Mana, ugume ku Mana yawe, ubane n'Imana akaramata, uyinambeho. Ko twagiye dutindana n'abantu, abantu baraduta, abantu baradutererana. Ariko uyu munsi unambe ku Mana yawe yaguhamagaye, ukorera Imana yawe kandi utinya, uhinda umushyitsi. Ni Imana yica kandi gakiza. Turashimira Imana rero ko ari ibyiringiro byacu. Abameleki barakomeje baridegembya, ariko igihe kiza kugera, Uwiteka akora ikintu gikomeye. Ahaza agasuzuguro, nkuko yarabivuze ngo ndashaka kuzakuraho Abameleki bose. Ahaza agasuzuguro k'Abameleki, abwira Samweli, aramubwira ngo fata urwabya ushyiremo amavuta, ujye kwa Sawuli, ugenda ubwira Sawuli ngo Uwiteka nimye kukwimikisha amavuta, ariko ube wumvira ibyo Uwiteka avuze. Uyu munsi dufite abantu bashoboye ariko badashobotse, bumva ariko ntibumvire. Hanyuma
Samweli ngo aragenda akimara kubwira Sawuli avuga ati ibyo ndabikora. Sawuli ngo aragenda ajya mu Bameleki ahera ku murongo akubita, ageze mu matungo mu nka zibyibushye ngo akajya agenda yirokorera inyamibwa. Dufite abantu benshi bari gukorera ku marangamutima, ntibarebe ku gakiza umuntu afite, ntibarebe ku Mana asenga, ntibarebe ku mbaraga, ariko bagakora icyo bita marangamutima. Ibyo ntabwo Imana ibikeneye mu rugendo. Imana ikeneye abantu babwiza abandi ukuri, bandi barimo kwigisha ngo umugisha ngo urakora ngo urasengerwa, ngo ntabwo umugisha bawusengera, bishaka umugisha urawukorera. Bibiliya bivuga Baroma 6:2 abashaka ubwiza n'icyubahiro babishakisha gukora neza badacogora. Turashimira Imana rero ko muri iyi minsi abantu barimo bagenda bumva ijambo ry'Imana ndetse banasobanukirwa icyo Imana ivuga. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Ngo aragenda Sawuli ageze mu Bameleki ngo akajya akubita inka zinanutse akazica, intama zinanutse akazica, ariko izibyibushye ngo akazirokora. Ageze no ku mwami wabo Agagi nawe ngo aramurokora. Ibyo bintu bibabaza Imana. Ngo mu kugaruka agarutse ngo inka yarokoye n'intama, ngo ageze imbere y'umuhanuzi aramubaza ngo iby'Imana yakubwiye byose wabikoze? Arasubiza ngo nabikoze. Umuhanuzi ngo agiye kumva yumva inka zirabiye, yumva intama ziravuze, arangiza aramubwira ngo uko gutamatama no kuguhogera numva biri kuva mu matwi yanjye. Aramubwira ngo kwari kugira ngo tuzabone icyo dutambira Uwiteka. Arangije aramubwira ngo ntabwo Uwiteka yishimira ibitambo kuruta umuntu umwumvira. Ako kanya Sawuli Imana yahise imuca ku ngoma. Nubwo yakomeje kuyobora, nubwo yakomeje kubwiriza, nubwo yakomeje guhanura, Imana yahise imukura ku ngoma. Uyu munsi dufite abantu bayobora, Imana yarabahagaritse. Dufite abantu basenga, Imana yarabahagaritse, yarabaciye kubera ibyo bakoze. Ndashaka kumenyesha ngo garuka mu murongo wawe, wumvira Imana, Imana izakugirira neza. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbaza. Uyu munsi Daniel yarabivuze, aravuga ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Ndashaka kukumenyesha ngo nta jambo na rimwe Imana yavuze ritazaba ku buzima bwawe. Nuramuka ushohoje umugambi cyangwa icyo Imana yagutumye ku buzima bw'abantu, ku buzima bw'isi. Niyo mpamvu Imana yaguheshirirwa ikaguha ubuhanuzi, kwari kugira ngo abantu bahembukire muri Kristo Yesu, bahembuke bagubwe neza kubw'iki Imana yagutumye. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Hanyuma ngo hashira igihe kinini Imana yicecekeye, Imana itavuga, nta buhanuzi, nta jambo, Imana yicecekeye. Hanyuma ngo yibuka isezerano, iragenda ingwirongera ibwira Samweli, iramubwira ngo yewe Samweli, nibutse isezerano, hari icyo nibutse navuganye n'Abisiraheli, icyo nabibutse navuganye n'ubwoko bwanyu. Reka nkubwire ngo hari icyo Imana igiye kwibuka yavuganye nawe, hari icyo Imana yavuganye nawe kandi kigomba kuba kandi kigasohora. Imana niyihimbazwe cyane. Uyu munsi nubwo utaramenya, utarabona ishusho y'ubuzima, utarabona ishusho y'icyerekezo, ariko dufite Imana yumva gusenga kandi itabara, igatabara abantu badahari, igatabara banahari, igatabara ufite ababyeyi, igatabara utanabafite, ugatabara ukora, igatabara utanakora. Iyo Mana narayibonye, ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana yacu ihimbazwe. Imana rero itandukanye n'abantu bose utekereza. Imana ni nziza, iyo ivuze ijambo irariherekeza. Imana ibwira Samweli ngo fata ihembe, maze igihe nembera naracekinze, niboneye umuntu i Betelehemu kwa Yesaya ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Ngo ahita afata ihembe aragenda agezeyo, niho twasenye muri 16. Ngo agezeyo abwira Yesaya ko imeze n'ubutumwa. Yesaya ngo amurika abana be, azana uwo bita Eliyabu, azana Aminadabu, azana Shama, uko ari 7 bose arabamurika. Hanyuma ngo haburagamo umwe gusa wiberaga mu ishyamba witwa Dawidi. Ariko Imana ikamubwira ngo ntabwo giye nkora nk'abantu, ntabwo ndeba nk'abantu, ntuze gukoresha amarangamutima. Ngo haza Aminadabu Imana ikamugaya, haza Shama Imana ikamugaya, Eliyabu Imana iramugaya. Arangije ngo yegera Yesaya aramubaza ngo none se muze abana bawe bose bararangiye? Yesaya aramubwira ngo barangiye. Arongera amubwira ijambo rya kabiri ngo none se Imana yibeshye? Ngo akimara kuvuga iryo jambo, Yesaya aravuga ati hasigaye umwe kandi nawe aba mu ishyamba, nta uri hano. Umuhanuzi aramubwira ngo nta muntu n'umwe wemerewe kurya, nta uri bunywe, kereka uwo nguwo muvuze nagera hano. Reka nkutangarize nkubwire ngo hari ibintu byinshi cyane Imana igiye guhagarika kugira ngo amasezerano yawe abanza asohore. Hari ibintu byinshi Imana igiye gufunga kugira ngo ubanze winjire mu mugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ako kanya ngo ahita yohereza Yesaya. Yesaya yohereza umuhungu we mu ishyamba, yohereza Eliya. Ngo aragenda asanga Dawidi aho yibereye ku nanga yiwe arimo acuranga. Aramubwira ngo Uwiteka agutumyeho.
ababyeyi baravuze ngo ngwino mu rugo, baragushaka, data niwe ugukeneye. Hanyuma ndashaka kukubwira ngo Imana yagutekerejeho nta muntu wabyitambika, Imana yagutekerejeho nta n'uwabihagarika. Uyu munsi tuvugana, reka nkubwire ngo muri uyu mwaka Imana iguhire kurusha ubwa mbere, Imana ikora imirimo ikomeye kurusha ubwa mbere, Imana ikwereka ukuboko kwayo kurusha ubwa mbere, Imana nikwiyereke mu buzima bwose, Imana nikwitamururire, Imana nicecekesha imigambi y'abadayimoni, Imana nikwereke agakiza kayo, Imana nikwereka ubuntu bwayo, Imana nikwereka inzira zayo, Imana nigucira inzira, Imana nigukiza uburwayi, Imana nigucira inzira, Imana nikwishyurira amadeni, Imana nigukiza uburwayi bukomeye. Ndashimira Imana ko ari Imana yumva gusenga. Hanyuma rero ngo ahita aragenda musanga mu ishyamba. Dawidi aho yarari aramubwira ngo papa arakuntumye ngwino mu rugo baragushaka. Arangije aramubwira ngo ndi umwungeri w'intama, ntago ndi busiga intama, kereka ni wemera kunsigariraho. Reka nkubwire ngo muri uyu mwaka Imana igiye gukora icyo bita shanjoma, igiye gukora shanjoma, igiye kuguhindurira, igiye guhindura ubuzima bwawe, Imana igiye guhindura amateka yawe. Hari ibintu Imana igiye gukora nawe ukashimira Imana, hari ibintu Imana igiye kukuremera mu izina rya Yesu. Imana igiye kurema amateka akomeye, Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Arangije aramubwira ngo nusigariraho ndajya mu rugo. Ahita asigara mu ishyamba, Dawidi ajya mu rugo, Eliya asigara mu ishyamba. Ndashimira Imana ko hari igihe kigiye kugera Imana ikaguhindurira amateka, Imana igahindura izina ryawe, Imana igahindura amateka yawe. Ngo asigara mu ishyamba, Dawidi biravuga ngo ageze mu rugo, Imana isanga Samweli, iramubwira ngo wa wundi nakubwiraga nuwo nguwo yaje, fata ihembe ryawe uryuzuze amavuta, kuko uwo navugaga ngo uyu yaje. Hanyuma ngo akizamura ihembe, amavuta ngo aribwiriza ava mu ihembe, amavuta avamo. Reka mubwire ngo nyiramavuta yataraza ntabwo ajya ava mu ihembe. Nyiramavuta yataraza bashobora kubyiyitirira bakayisukaho bakabyiyitirira, ariko nyiramavuta yataraza, amavuta nyamavuta ntabwo ajya ava mu ihembe. Imana ishimwe kandi Imana nihimbazwe cyane. Hanyuma muri ako kanya ngo Yesaya birebe ukuntu amavuta yemeye Dawidi yari amaze igihe mu ishyamba, aravuga ati ibi bintu ntabwo bishoboka, nta nubwo mbyumva. Arangira bati nanjye rero nta muntu wemereye kurya Dawidi atararya. Ngo Dawidi afata isahani agiye kwarura, ngo yibuka ahantu Imana imukuye mu ishyamba, yibuka ibintu Imana ikoze. Ngo arangije yegura inanga, yaracuranga, yinjira muri Zaburi ya 23, aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, anjyamisha iruhande, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, asubiza intege mu bugingo bwanjye. Aravuga naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose, kuko Uwiteka ari mu ruhande rwanjye. Reka nkubwire ngo hari inzira nyinshi banyuzamo zikomeye, ariko nkubwire ngo Imana yari ibizi. Hari ikindi cyerekezo Imana iguhaye, hari ikindi cyerekezo Imana ihinduye, hari ikindi cyerekezo Imana ikoze. Imana igukijije icyo bita umubabaro. Imana igiye gukora ibintu bikomeye. Iko Imana yakuye Dawidi mu ishyamba, niko nawe ugiye kuva ahantu uri. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo dusenge, turi kwijambo rivuga ngo umugambi w'Imana ntuyoba ku buzima bw'umuntu. Umugambi w'Imana uzagukurikirana, umugambi w'Imana uzagukuraho abantu bagutaye. Reka dusenge kuko Imana ni nziza. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe nitabaza rimurikira ibirenge, rikamurika n'ahacuza umwijima. Umuntu wese wumvise iki kiganiro, umugambi wawe ntabwo uyoba. Umugambi wawe ugira amaso, umugambi wawe ugira amaguru, umugambi wawe ugira amaboko, umugambi wawe ugira amaso, umugambi wawe urareba, umugambi wawe ugira umunwa, umugambi wawe uravuga, umugambi urakora, umugambi uragenda. Turagushimiye Senima Zakota Tayasini ngini mora. Ijambo ryawe ni ryiza, kurikirana ubu butumwa mu izina rya Yesu. Umuntu wese uteze amatwi humure mu izina rya Yesu. Ndasenze kugira ngo imbaraga z'Imana zimubeho kandi ubwiza bwawe mutwikire. Urakoze kumvise gusenga mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane rero mwebwe mwari muri mwumva kino kiganiro cyangwa iri jambo ry'Imana. Ushobora kugira icyifuzo cyangwa se hari icyo ushaka kugishaho inama, wamvugisha kuri 0785983609, 0785983609. Iyo ni numero ya Prophete Birestaye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, amen.